Здрасте. Василий Петрович Голобородько? Да. Доброе утро, господин президент. Abarebye filime ya Volodymyr Zelensky cyangwa se izwi nka Servant of People, ahangaye ari gukina nk'umwarimu iyo bamubwiye amaje gutsinda intsinzi ye ya mbere ayo kuba perezida yasohotse muri 2015. Mubona yuko atambuka ameze nk'umuntu ufite ubwoba, ariko bitandukanye atsinda amatora. Mwarabibonye nk'uko muri kubona kuri video, confidence zari zose, afata selfie tandukanye n'abandi bagendana n'aba bodyguard, ibintu byakaze, yagenda asoma abaturage gutyo cyangwa se afata ama selfie. Mbese ubona ari umuntu uri populaire, bamwe bari bazi yuko ibintu byose abakora ari comedy, ariko akenshi abarebye interviews bose bavugaga yuko abaturage ba Ukraine batari bakeneye ibintu bisanzwe bibaho nka kera, ubwo bari bakeneye ibintu bishya. Uyu mugabo muri kubona inshuro nyinshi muri kamera zanyu, abenshi muri kumubona nk'isura nshyashya ya Ukraine, umugabo ukunda igihugu nk'uko bamwe bamwita, cyangwa se igipupe cy'uburengerazuba. Volodymyr Zelensky niyo shusho y'intambara ya Ukraine ndetse n'Uburusiya, umugabo utesha umutwe Vladimir Putin. Intambara ayoboye cyangwa se igihugu ayoboye, hari byinshi byagiye biba, ntago bimeze neza. Yego miliyoni n'igice zirenga zimaje guhunga igihugu, cyane cyane ubu ngubu abamwita yuko ari umukunzi w'igihugu, ariko ntimumukinishe uriya mugabo mureba kuriya. Nubwo amaze imyaka 2 akijya ku butegetsi, bamwe barabizi yahise akuraho perezida wa intelligence w'igihugu, ahita akuraho umugaba mukuru w'ingabo, yewe nandetse ntimumukinishe ibintu bisa nkaho yabikurikiranye. Yego nta experience yari afite, ariko afite degree yo mu mategeko yakuye muri Kiev National and Economic University, nyuma yuko yanze kujya kwiga kuri scholarship, ndetse yuko ari yanabonye amanota yo kujya kwiga hanze, ariko byose abitesha agaciro aguma mu gihugu. Umugabo uvuka ku babyeyi be b'Abayahudi, umugabo w'inyaryenge cyane. Ururimi rwe rwa mbere ni Ikirusiya, kubera yuko nubwo yavutse ku babyeyi b'Abayahudi, ariko nyuma yuko yavutse mu gihe abasoviete cyangwa se leta zunze z'abasoviete zari zifite Ukraine, byatumye ururimi rwe rwa mbere ruba Ikirusiya, anakoresha nk'intwari ikomeye. Akenshi yagiye guha message Abarusiya, ndetse n'Icyongereza bibaye ngombwa, abishaka cyangwa bibaye ngombwa hari igihe kivuga kuko aracyumva, no gusubiza yego iyo bibaye ngombwa aragisubiza. Noneho bikahita bikubitiraho yuko ayobora Ukraine. Kinya Ukraine namwe niyo speech cyangwa speech ze zose mureba ziba ziri mu Kinya Ukraine. Shatse twagusogongeza nta kibazo. Всім добрий вечір. Лідер фракції тут. Umuryango we ufite aho uhuriye na politike y'igihugu, kubera yuko bakuru ba sogokuru wiwe bapfuye cyangwa se babishwe, ndetse igihe Nazi yayoboraga kiriya gihugu cya Ukraine. Nyuma yaho igihe leta zunze ubumwe z'abasoviete zafashe igihugu, ako kanya nanone nibwo byagabanyutse, ariko ntibikuraho yuko papa cyangwa sogokuru wiwe yarwanye mu ntambara y'isi ya kabiri. Kuba yaratojwe cyangwa se yari umuloya ako kanya, ariko akaza kwihitiramo inzira ya entertainment, bisobanuye yuko kuko muri interview yabivuze yuko abanya-Ukraine bashakaga ikintu gishya. Yakoresheje inzira ye, aba umusitari muri comedy, aba umusitari mu gukina amafilime, ndetse akenshi ahantu hose yagiye agaragara ari ibintu yashoboye neza cyane, kugeza aho muri 2015 ayasohoye filime yiswe Servant of People, yariye hiti cyane, aho umwarimu wa history cyangwa se umwarimu w'amateka aba perezida. Nyuma y'imyaka 3 boom, ni gutyo mumubona ubwo ari kugenda. Noneho mwagiye mubona muri video arimo aragenda asoma asuhuza abaturage, hazamuka modoka koroheje, atari umuntu wabikomeje cyane. Aho ngaho yari amaje gutsinda amatora ku kigero cya 72%, ahigitse perezida wari uriho. Ikikwereka yuko uyu mugabo twavuga yuko byanze bikunze, ngewe ku bisobanuro bya cyangwa se kuri analyse zanjye, bambona ari ibintu yari yarateguye, ari inzira yaharuye, yari azi neza ibyo arimo. Ahangaha n'ikindi kintu twakwibutsa, hari critique za mbere uzumva bamuvugaho, bamushinja yuko ari igikoresho cy'uburengerazuba, ushobora kubifata uko ushaka, ariko bamuhaye mainstream, afite ukuntu aha message isi yose, ndetse anafata neza information z'isi yose mwacha kubona. Murebe neza information mufite kuri Ukraine ni nyinshi cyane kurusha Uburusiya, keretse abantu babandi bashakisha cyane cyangwa bacukumbura, nabwo amafoto cyangwa se
ibintu muri kuvuga ubu ni amateka, ariko iby'uyu munsi barusha Ukraine irusha amakuru Uburusiya, ku buryo Uburusiya nabwo bwatangiye kubaninga cyangwa se guhagarika social media kubera kuno gutipara ahantu hose, message ze ziri ahantu hose, ibintu byose avuze bihindurwa mu ndimi nyinshi cyane hirya no hino, ndetse noneho na bamwe batangiye no kuvuga yuko ari igikoresho cy'uburengerazuba gusa. Nawe yerekanye yuko afite maturity muri politike nyuma yuko afashe office. Trump yamuteze umutego azi yuko ashobora kuhita amukoresha mu kuba atari mature cyangwa se atari umwe atafite experience muri politike, aho yamusabye yuko yakora investigation ku muhungu wa Biden wari urifite ama off cyangwa afite ama account muri ntuza muri Ukraine. Icyo gihe yahakaniye Trump, aramubwira ati ntabwo yishanga mu bintu by'abandi. Icyo gihe byamuhaye amanota mu gihugu cye, ndetse n'isi yose imwe berekana yuko uno mugabo ashobora kuba atoroshye nk'uko babivuze. Ariko none ntabwo byavuyemo aho ngaho critique yindi yamumereye nabi cyane cyane. Pandora Papers abenshi murazizi zarasotse zerekanye yuko agiye afite ama account hirya hino bita muri Belize, handi bita muri Panama, cyangwa se muri bya bihugu byose musanzwe muzi abantu bafunguramo ama konti yitwa offshore. Aho ngaho bisobanuye yagiye anerekana yuko afite n'amazu meza i Londres cyangwa agenda akodesha hirya no hino, ndetse binagaragara yuko hari umuherwe uri inyuma yo kubira filime ya Servant of the People, akaba n'umuherwe wabashije kuba yahafund cyangwa se yafundinga campaign ye yo kwiyamamaza. Byamunaniye kumufata dore yuko ashinjwa yuko yatekeye umutwe banki z'igihugu. Не был бы игрушкой, честно говоря, ни в руках ни одного из этих людей. If you're a man of principles, Yes. why are you working for a man who the anti-corruption authorities say has stolen all this money from the people of this country? Все каналы у нас принадлежат олигархам. Все крупные предприятия принадлежат этим группам. Получается, что мы все люди в Украине, 40 миллионов людей без принципов, мы все работаем на этих принципах. Politike yindi nanone tutagenda tutavuze nuko n'ubu ngubu ikintu cyitwa cyo kuba yahuza cya gice cy'uburasirazuba ndetse n'uburengerazuba. Twibutsa ko igice cy'uburasirazuba hariho Musanga, Luhansk ndetse na Ntuza na Donetsk imaje kwemerwa na Putin nk'ibice byigenga, ndetse ibyo bice birimo abantu barwana bashyigikiwe n'Uburasi cyangwa se bashyigikiwe n'Uburusiya, babereranye nabi ku buryo iyi ntambara yabo cyangwa zibazitana intambara za civil zimaje guhitana barenga 14,000 bamaje kuhatwarwa cyangwa se ubuzima bwabo bamaje kuhagendera. Ibi ngibi bituma aba umburira yuko igitekerezo cyangwa se imbaraga yakomeje nanone kongera gushyira mu kugarura ikintu cyo kujyana Ukraine muri European Union cyangwa se mu bumwe bw'Uburayi, ndetse akaba yanagerageza no kuba yareba uburyo yajya muri NATO. Ibintu byateye ikibazo gikomeye cyane, bigarura iyindi ntambara nyuma y'uko wabuze Crimea. Ubu nawe noneho ubu ni Chief of Command cyangwa se ni uyoboye urugamba rw'ibiri kubera muri Ukraine uyu munsi. Kubamukunda bagenda babona ibyo agenda akora, buri munsi atanga amakuru menshi cyane, abantu bafite amakuru menshi yiwe kurusha ibandi bantu bose ushobora kuba cyangwa se Uburusiya bushobora kuba buri muri iyi ntambara. Ndetse n'ikimenyimenyi ubu ngubu ejo bundi yananze n'ubusabe bwa NATO cyangwa se n'ibihugu bibigize, byamubwiye yuko bibaye byiza ko yahunga akava mu gihugu kuko bari bafite information z'uko apanga kwicwa. Ariko n'ubundi birazwi neza yuko report zimwe na zimwe zerekana yuko amaje gusimbuka urupfu inshuro 3 zose. Uyu mugabo ayoboye information, Putin we ayoboye intambara, cyangwa se nubwo Putin watayita intambara yita ko ari operation idasanzwe ya gisirikare, ariko uyu mugabo isi yose ubu yaramumenye, abantu bese bamuhanze amaso. Ikimenyimenyi speech ze akora zumvwa na benshi, cyane cyane ama ovation cyangwa se no kuba rimwe na rimwe anyuzamo agafata telefone ya iPhone nziza kajya mu muhanda agafata abaministri akavuga ati turahari baturage ntimugire ubwoba, cyangwa se akajya mu muhanda akavuga ati teredere ubu ngubu ndi mu muhanda, ati mugomba kurwanirira igihugu cyanyu twese turi kumwe. Ibi bintu biri kugenda bimuha amanota, gusa byose birakibazwa aho iyi ntambara igana n'icyo we azakora nk'uyu muyobozi uyobora cyangwa se uyoboye kino gihugu. Gusa icyo twakubwira ibyo kuba yari umukomediye wahindutse umupolitician, ibyo ntacyo bivuze. Gusa uno mugabo ubimwubahire koko, ibi bintu nawe ameze nk'ari projet yize neza. Kandi nanone ibyo kuba umukomediye ni iki, ariko burya arayobora abari umuyobozi, ariko haba hari parlement cyangwa se hari n'abari inyuma cyangwa se bagomba kumufasha kugira ngo ubuyobozi bugende. Icyo abantu bose bataduta cyangwa se bari kumwubahira ntago ari agafu cyangwa se umuntu wese azatuba mu kuyishakiye. Umugabo ashobora kubaza ibyo akora.
uyu ni Zelensky benshi bagiye bakritika bimwe mu bikorwa byagiye akora. Icyanyuma twavugaho ni ku mwanzuro yafashe wo gutuma abaturage bose bajya mu ntambara. Aha benshi bagiye bavuga yuko ari ibintu bitari byiza yashoye abaturage be mu ntambara, cyane cyane yuko bigoye yuko gutandukanya abasivile ndetse n'abasirikare mu gihe bose bafite imbunda. Ariko ikintu twabwira abantu, iyo umuntu akoze n'ibi ngibi muhinduye neza mwabona ko ari strategy, kubera yuko n'abarusiya nabo ntago bifuza kubona abanya-Ukraine babarakariye, kubera yuko nabo barifuza yuko bajya ku ruhande rwabo. Kabone n'ubwo bafitanye amateka, ariko nanone abatsi atsinda amatora abamuri inyuma bari benshi bari abanya-Ukraine, ntago nabo babiyobewe yuko afite public n'ikimenyimenyi. Hari abatangiye gutekereza yuko Putin yaba ari kugerageza uburyo yamukuraho agashyiraho uwo babyumva kimwe, akareba yuko yagabanya pressure yo kuba Ukraine iri kwifuza kujya muri EU cyangwa se ubumwe bw'Uburayi, ndetse no kuba Ukraine ya joininga NATO, dore yuko muri 2021 aribwo barakaje Putin bavuga yuko Ukraine noneho yabaye potential yo na Georgia ndetse ndumva ari na Romania sinibuka neza. Gusa biracyahanzwe amaso aho intambara igana. Icyangombwa nuko abantu bose bifuza yuko yarangira, dore yuko n'ingaruka zayo zitugeraho mu Rwanda. Uyu yari Zelensky mu ncamake n'iby'ingenzi ushobora kumumenyaho. Perezida wa Ukraine watuwe muri 2019 ku majwi arenga 72%. Ciao, shalom, nawe utaha.